Ndi papa sava. Kubiti cyangwa kurya ajya bajyana gutera irangi nta rangi ufite ndaje ngutera icyangwa bagiye nagutesha ibintu kakao kararyoshye tu ariko se Kirimbuzi salama wabo sha babivuze ukuri ngo abatindi musa n'imuzanyi ubu kweri uratinyuka ukogereza imodoka mu muhanda ariko se uyu bavuze ngo isuku wumva iki isuku bashyizeho ibinamba kugira bigende gute ibinamba shana abayafite ubwo no butende kabisa ubu se wera guce bikuba ngo urakize ngo ufite ngo imodoka ngo wayitunze mbere gushara ingi banzo yigurishije utanagurana moto ni nayo yayo ariko mujye mu abasirimu niba baravuze ngo isuku ntago umuntu ayikora aho abonye hose hako dupfike imana ubu se iyi modoka uyijyanye mu kinamba umunamba ntiyabona amafaranga yo kurya ntise ayo magambo ninde wayagutumye mana wese ayo ngayo ninde wayagutumye wamujye musirimuka kandi abenshi mu byibuho ari ukubera iryo tiko yagenda wewe wananuwe n'iki se wewe wananuwe n'amahoro wakubyiwishije wananuwe n'amahoro se shani mukarebe ku bantu ubwo bugambo bwanyu nta kintu buba butuvuze arakubwira isuku ukagenda ukajyana ku mubiri gusa yora kikajyaho kikagira gusa arabona naraguze imodoka ntazi ko za moto zibaho aginga gusa yewe data we ndayigira mu cyagari kiba kibyindirije sheri umubwire umuhamba wansuzuguye akabyindiriza arantuka anshira mu maso arampirika ariko wowe mwana umva ngwira nkubitira umuntu ngo nawe wivura umwanzi niragufunga nzakujyamurira ngewe dafi ariko kirasuzugwa cyo kwicwa n'agahinda ariko dafi ndasuzuguwe we ngwira ujye kumukubita umukisi ujye kumukubita ariko ibiki umva ariko umva nkubwire agenje yorora inkoko norora uduca abyara abana mbyara abarozi agukoze iki umunsi nzahorera ingufu nzamubyinabyina ngwira ujye kumukubita se nyine mbwira neza rego ubwo uri kumishamisha ariko se ubwo uri mu biki bigenze bite ntabwo ushaka kurwanirira umugore wawe ntabwo ukinkunda ndabibonye aha ntabwo ukinkunda bazajya bankubita ubihorere banguke ubyihorere urakumva ni ukuvuga ngo ntukinkunda na gatoya gusa iby'urukundo ngewe umuntu ngo akugize ati imisara y'imennye agukubise umva Kirimbo agukubise ntukinkunda mbimenye nagukunda si ubwo ngubwo niba rero unkunda urumva ngwino tujye cyangwa nagukinkunda ndagukunda okay oya aho wisitara uza kuba unkunda uyisizagira gite ntakuzuyaza bivuze ikirere
ngiye kureba undi mugabo oya have umugabo ndwanirire ariko nawe mu buriri ariko si ubwo ntuzongere kwibesha impindukiza oya ducana uwaka njyewe cyangwa ujya kundwanirira ngo iki uburiri ndaje rero nkwereka niba uzanyaho kirembo ngwino ujya kwivuga oya nyereka iyo kabitera ngiye ngwino ujya kwivuga oya buretse nkwereka ngwino tugera mu rugo nkwereka icyo nzana ngwino tugera mu rugo nkwereka icyo nzana ubundi nkwereke sha oya umva ihangane tugere mu rugo ngwino nkwereka ko nzana umutimbure ndamukubita kumbabaza nyine nawe uri kumbabaza oya ni imbaraga zongeye gutimba ndamwereka ayi wowe harambona mukozi none uko mwagafanta biragitera ko yakwiganye nababwiye ngo ndimo ngenderega nanjye fini hanyuma nikode harya iwanyu mwe mujya muhinga inkori ariko papa Sava nziheruka kera nawe inkori uziheruka kera nziheruka kera pe ariko uzi ko ibyo bintu navuze ko ngiye kubikoramo umushinga abantu bakanseka uretse kuba mato oya mbawe byazanye kandi njye noneho ndashaka kuzana umushinga wo guhinga ibintu birimo kugenda bicika bitagihari ibintu biri kugenda bicikana ndi kubara inkori impombo ariko zo zikunda kuba tibagirwa uburo nabwo barimo kugenda babucikaho kandi buryo uburo ariko bwasaba ahantu hashyashya harehare ni mu misozi hashyashya ariko buriya kadahingwa cyane ariko burya no mu twebwe siriya ko no mu mibande babushyiragamo akabintu byarahindutse papa Sava reba umuceri ntibawuhingaga mu gishanga ubu ni musozi barawuhinga icyayi cyabaga mu gishanga ubu bijyayi basigaye babihinga ku umuceri wo mu musozi usigaye ubaho ntawe uzi se none ahubwo ingano n'izubwo nayo nibajije ariko ubwo nazo ngiye kuzishyiraho reka turebe nk'ibihingwa 10 turi kubona bicika wari uvuze impombo se ahubwo icyororo umuntu yagikura nuko yazanyamagabe ariko impombo wabageni baracyazikoresha yewe nabiherukaga kera ariyo nizo bitaga inderabageni bazitsinze ndibukaga ngo bamushyingiraga yewe hari ibintu bimwe byanacitse nyine inderabageni buriya zari zibanze mu muco nyarwanda burya kera iyo bashyingiraga umukobwa bavuga ngo ntuza ya mbere ngo ataza kugira gutya agahumeka epfo ngo iyo uhumetse nubyara nizamutekeraga ariko basigaye basisimbuza agatoki n'amashaza cyangwa kurayi n'amashaza ariko hari ikindi kera bitaga inanka ni iki inanka ni utuntu tweraga nabwo mu mukenke ukagenda ukaducukura twaryohaga natwo ugaduhekenya utwo ni utw'ikigunda ko nta nubwo twanahingwa koko yewe nanjye reka nkwereke ibindi twari tuvuze inkori tuvuga inderabageni tuvuga uburo hari impombo twayivuze n'izo nderabageni n'ingano nazo twazivuzeho ahubwo hari ibindi birebire gutya bigira intuza ndende ukabona ari nk'igishyimbo ariko gifite uruhu runini biriya bishyimbo imikunde imikunde ahubwo ni igiti burya kinazamuka burya si imikunde barayirya imikunde barayirya nizo mpombo uretse ko banatonora buriya zatekwa ariko none hari utundi tuntu twabuze noneho nshaka guhiga ikintu twita iminyeganyege turiya tuntu twararyohaga yewe ariko waba ukoze umushinga wa mwiza niko homo ndaragiye turinde wowe wari washyiraho geti buriya wowe wari geti iriho kweli ku buryo amazi se ukoresha kwishyira njira hano mbese ku buryo wasenye abandi bantu nyiragitaye teresifo wawe sohoka uranyiruka nanga ni wawe wowe papa Sava aragurishije enda nyiragitare nyorohera sohoka subwo muhagaze hejuru y'abantu sohoka teresifo inde uri kubwira utyo tokapa ikintu kiri wawe uba muzima wanjye se ndabizi akira sha hanyuma turebe mbwa n'umugabo
iki ubirebe aka kabongo shoka uyu munsi uratinyuka ukarwana na Teresifo nyorohera Teresifo ahubwo nyorohera niba ari ibyo uzanye nyiragitari uraza wisaze hanyuma nawe tokapa tugende ni musohoka ariko basaba hari gahunda mufitanye ndareba imbwa n'umugabo ko suri mu biki ikintu rero cyansiga nkirengeje urugo ntabwo nkunda ibintu bisakura nyiragitari wanyoroheye wamugani dukemura wanyoroheye nta kibazo tubiziranye hose nansanze hari Wanyoroheye. ahanga gataka karindi ntaba ariko reka wanyoroheye nubake papa sava siri mu press we mubake tokapa ndavuze ngo out ariko si ku buryo wirukana abashyitsi b'umuntu gutyo abantu bakubyara hanyuma sha urashaka iki iyo ngashi ntiwayibonye uri gushaka iki muri ndaje rero turebe imbwa n'umugabo kirimbuzi urihiga ako gahanga ndagutebeza Mbega ni iki kibazo ufitanye kirimbuzi papa sava nta kibazo mfitanye nawe ikibazo ni umugore we ntabwo ari papa sava Umugore? ahubwo urugore rwawe ruri hehe umugore wawe ari hehe papa sava kose dafuro umugore wawe ari hehe njyewe wigeze mu myaka tubana ubona ndwana n'umugore none se siyo wamemukiye dore kabitera n'uyu umva ndabona n'ubundi ndagutebeza ku buryo njye nawe ubona imbwa n'umugabo papa sava zana mama sava ahangaha niyo wateje ikibazo ahangaha hanyuma sobanura ukuntu ngubitira mu rugo ahangaha ndi umuntu w'umubyeyi ndi umuntu mukuru ndi umuntu witunze ndi umuntu wihaye mama sava asa gukubita wowe nkubita nyine uzi urushiya nkubise ahangaha mwapfuye ikizi naje gushaka inyama ahangaha ngo nekere umugabo wanjye isupu ngeze ahangaha aransomera ngo ndi umutindi ngo ndakayuku ngo mbora ngo ngura ngo ibizeti ngo ngura ibiki n'ibiki ngo nimuvire mu rugo kandi sinanije kwikopesha nanije kugura ku mafaranga hanyuma mama sava aragufata nta kintu mupfa ntaki aravuga ngo agukubite ariko uzi ukuntu yansuzuguye papa sava yambwiye ngo nimuvire mu rugo hanyuma mwari mupfuye iki nyine nta na kimwe papa sava kuba umukiriya ngo muvire mu rugo ngo ntankeneye ngo nsigaye nirata ngo nsigaye nimora ngo ni zana ndavuze ngo dore kabitera n'uyu kure kabitera ariko sha wakubita zana si icyo iyo plastique niyo ugiye kurwanisha papa sava muhamagare ariko uzi ko utanagira n'ubwe noneho reka nkubaze twese dutuze tubanze twumvikane abantu b'abagabo babiri niko kirimo abantu b'abagabo babiri niwe kabitera tugiye gupfa ibibazo by'abagore hanyuma urumva ataroshuka umugore akagenda kugera kununga ibyo bintu twumvikane nk'abantu b'abagabo aha ni mu rugo iwanjye urakoma agahanga se ngo bigende bite ndakubaza kuri umuntu w'umugabo wubatse umugore araje akubwiye amabwire sibyo nta n'ubwo ukoze iperereza hari iryo ukoze none uraje uti ngiye gukubita umugabo mugenzi wawe kweri umuntu w'umugabo kweri hano se wari uje gushigisha iki ubu uzanye iki kintu wari uje gushigisha iki mu by'ukuri tujye tuvugana umuntu wakurega akavuga ko wamuteye n'imihini n'imyuko wavuga ko wari umuteye uje gushigisha iki umuntu w'umugabo muzima esara uravuze uti umugabo ku mugabo reka barwane ubu nkomye nanjye nkawugukoma mu gahanga hakagira upfa mbere ubu wasigara ufunze burundu urimo kuvuga ngo wari ugiye kurengera umugore utigeze ukora n'isuzu kuki utabaje umugore we wawe uti bapfuye iki cyangwa ngo utuze uwo mugore aze hano dusange uri mu makosa tumuhane hanyuma tubigireho kurabura huruduka agatera haya ngo ni umusazi wiruka uyu mumama uyu mubyeyi ntabwo usanzwe ujya kumugisha inama ntabwo ari umuntu uduherekeza iyo twagize ibirori ntabwo ari we uduherekeza iyo twagize ibyago akadutabara teresifone ntabwo si umuzimyamuriro none urahurudutse uti toka hapa umugabo mugenzi wawe unakuruta umukecuru ukubyaye uti toka hapa n'imyuko harya ubwo kabitera ninde yaba ari ngewe utuma mama sava kuzamuraho izuru wa mugore we cyangwa kabitera niwe umugabo ufata icyemezo cyo kujya gutera urugo rw'abandi witwaje ibyica n'ibikomeretsa ninde kabitera nimugende iyi myuko ko tuzayivuganaho ubwire mama sava ko birabira atari byiza atari ibintu byawe yuko tuzavuganaho ibyayo ko ngako cyangwa muzicaye mufate umunsi wayagenda mumvire mu rugo
ese ubundi Mbabazi iyo ni yantamenya ko utari upfuye ko nawe tubona wabyimbye ko nawe wavunitse ubundi aho kugira ngo ukemuze ikibazo iki kiruta uvuze uti reka twicare nk'inteko n'aba bahari uwo mugore tukamuzana tukabicoca tukabikemura byagutwara iki uruture ubu muvuye yapfiriye uruture muti tutekwa papa Sava tumena agahanga iyo ni yantabaza igwa mu mugende mumvire mu rugo ni mumvire mu rugo amahoro rwose tugende dafaro tugende ntabwo wumva ko nkaho ari cyo nakoze we warwaye gakeye kuko ntabwo wumva ko ikibazo mba nabanje kubaza mazima bakugira inama wasumye oya tugende ntabwo umuryango hako umuntu agashuka undi ntakayahenda ati hena ndore yamaze guhena ati bumva twabonye awe barakubonye umugabo bashuka akikorera imihini